wambwira ute yuko umuntu tuvuge nk'urugero nka Patino mwana Patino ni umuntu njyewe nakuze nireferaho, ni umuntu nakuze mfana we n'abanyagso, nje namumenye muri za 2020 na urumva nkibaza muri za 2020 muri za corona 2019 gutyo nibwo namenya abantu bita ba Patino urumva man. Yowe Boga arabikoze nabyumva, Ice Moba abikoze nabyumva, ariko se nk'umuntu bita Patino umaze imyaka 40 mu Ruganda nawe ufata kamera ukajya kuvuga ngo Prophet Joshua ugataka umuntu kubihumbi senkani 10. Nje na nubu seriye ntago ndabyumva, nje ntago ndumva ukuntu umuntu aza akavuga ati kubihumbi senkani u Rwanda rwose rukamuvuga tu nuko muciriritse mwana. Ubuse nk'urugero hari abaniga tuba twifitiye gahunda yacu tuvuga ati content creation yacu nibyo izi mbuga zo mu Rwanda ntago zihemba, nibyo izi TikTok izi Instagram izi TikTok izi iki ntago ziduhemba, izi Twitter izi Snapchat ntago ziduhemba urumva. Ahantu hambere umu content creator aba akeneye amafaranga yo kugira ngo ubuzima bwe bugenda neza ni mu bintu byo kwima. Umuntu twahura kamba 5,000 akanshimira ko ndi umukozi okay, umuntu ngiza akabumbi senka ariko avuze ngo umukezi umukiri ufite amafaranga neza uwo yanyaya akavuga ati ngiye umuntu uri bujyaranga mumena umwoyo abaniga bayarya zaryimana abaniga bayarya. Dushaka guhura tugahura muri shop y'inkweto nkagura inkweto byibuze wenda 50,000 ariko kambwa ati rero hari nk'umuntu igutwambika, hari umuntu igutwambika bita Saddam afite shop iri hariya yitwa Drip Lab, shop iri hariya neza ura muhanda w'amabuye winjira mu marangi hari Nyamirambo, hari ku ruhande rw'ibumoso gutya rwose niho uwo muntu ari neza bamwita uwo muntu. Iyo shop yitwa Drip Lab icuruza imyenda niri kutwambika mwimiza. Nk'uwo muntu ngiye nko kumugurira inkweto najya kumugurira inkweto akavuga ati mwana buri kantu bimeze bite ni fresh, ariko ngiye nubwo nguriye inkweto ngiyewe reka wenda wanshishirizaho mfitana gasenkani byibuze fata ka video kamwe babwira yuko hano ari inkweto nziza. Ayo mafaranga ni make ariko nk'umu content creator yo nayakorera nayakorera nubwo yampa 20,000 navuga nabikorera. Ariko se ni ikihe cyubahiro kiri mu bintu by'ukumbo abaniga mwana nzi aba content creator 1 2 3 4 5 6 kujya kuri kamera bakavuga izina ry'umuntu nza bitema imyaka mu ruga umuntu araje atabasenga
nje nagwirirwa ndirimba ari kampani ni gukora k'umuntu ngo ngwe ubwo no buca kenze kura Patino gaye umva Patino namugaye Filijanti ntago nshobora kujajinga ibikorwa byanyu n'imikorere yanyu ariko bira bintu nabigaye urumva na company zibakoresha ubwo njya kenshi banarangije no kubona yuko zinabaha n'udufaranga dukeya mani mushaka kuba muca makeya asubundi ninda babwiye yuko guhenda bituma umuntu atabona akazi reka none twicare nuye muntu wagiye mu ba content creator bo mu Rwanda cyangwa abantu baba ma business bo mu Rwanda akabumvisha yuko guhenda bituma umuntu atabona akazi hari impamvu imwe ishobora gutuma ibintu bihenda ikintu cya mbere kuba bifite karite hari umuntu wiyemeza gutakaza karite ye kugira ngo akorane na buri muntu wese uzi wenda tuvuge nk'urugero nkora mu bintu by'intebe urumva none niba nkora mu bintu by'intebe intebe nziza kuyikora ikabikomeye naye navuga ko ari ndi proud yayo yakorewe muri buri kantu ati nubu mvuye mu kazi utuvugana saa 6 z'ijoro urumva nkavuga ni nje intebe byibuze kugira ngo nje nemere kandi nje wayikoze nayishyizeho imbaraga zanjye ikomeye nayihaye uruhu rukomeye nkayibiti bikomeye nkayitaho ni 1,500 njewe ntago mbanyoboye yuko iyo ntebe hari umuntu ushobora guha wenda nk'ibihumbi senyisi iyo ntebe akayikora ariko ikiba gisigaye ni kimwe yayikoze gute kuko aravuga ati kugira ngo nje mburu no mukiriya aho kugira ngo mburu no mukiriya reka aya mafaranga na reka muguyaguye nyazane nyarye ukavuga ati neza intebe nari bikore kugira ngo ikomere nari bishoro 1,500 ariko ndagenda ngure kwire y'igipapuro cyangwa kandi kantu k'igipapuro pfa kuba muha ibintu bisa nk'ibyo ngibyo we azajya kumenya ko namupfunyikiye nagiye kuki amazina yanyu mwemera kuyaruzinga kubera udufaranga duke ya mwana kuki amazina yanyu mwemera kuyapfobya no kuyakoresha nabi akaba yanapfira mu bikorwa muri gukora kubera udufaranga duke ibihumbi senkani bro izina ry'Imana kugira ngo nkore utuzi twinshi cyane tw'amafaranga makeya nahumiriza umwaka umwe ngakora gig imwe impa amafaranga menshi nkaryama ni nabwo nkora neza urugero njewe ndi mu bantu bashaka kuba banamamaza neza reka nje nanabigisha kwigisha n'ubuntu urumva ndi mu bantu bakeya nje na mugenzi wanjye bita buri nguni dushaka kuba turi mu bantu bamamaza neza mw'uru Rwanda urumva sinanatinya kuvuga ko turi n'abambere urumva mu bantu bamamaza neza hano mw'uru Rwanda urumva ariko ushobora kwibaza ngo niye mpamvu buri kate kose tuba tutakarimo urumva nukubera yuko abantu bo mu Rwanda batanga amafaranga makeya urumva njero kugira ngo nkora akazi kamwe uriya yampaye 100 umwe yampaye 50 undi yampaye 30 undi yampaye 40 ejo undi yampaye senyisa utwo tuzi twose tuba twinshi kudukora ngo ntunoze bikanga bikarangira twose ntubuze abantu bamenye ko nanakorera makeya nanasebye twose nkatubura mugena tuza nkavuga nti ngiye gutegereza umukiro umwe azane company ye imwe nyishyireho imbaraga zanjye zose nyikorere neza muhe ibintu bya karite munezeze ampe nawe amafaranga mazima zina ry'Imana umuntu ukubonye ukorera company imwe ukayikorera ibintu neza akabona uri kubikora neza aguha akazi kandi yagiye kuguha akazi abaza wa muntu ugukoresha wa muntu wagukoresheje kana ko wamuhaye angahe nukuri kw'Imana abakire barabazanya babaziranye 10 akavuga ati kugira ngo ukoreshe buri kana buri nguni bakwamamariza inzoga wabahaye angahe then uwo muntu akaza yazi niyo mpamvu nyine uzabona abantu babyuka mu gitondo ugasanga hari ubwoko bwa moto bwaje aba content creator bamwe bari kubwamamaza ariko njye ukaba wakwibaza ngo niye mpamvu nta bwamamaje si uko baba batatuganirije baba batuganije ariko batanga amafaranga makeya hafi ya bose aba content creator bo mu Rwanda uzana inoti ya 200 bagakora ibyo ni ibiki mwana ukwezi kose ukorera desa ako bamwe muri bo nta nubwo ari n'aba YouTuber byibuze ngo YouTube igikwereka byibuze nk'igihumbi ikiyero ubwo burgoryi bwose bwo kwirirwa gukora uduhumbi 100 ubure n'umwanya wo gukora YouTube
sinzi nyine ubanze ibi bintu mubizamo mudafite ibindi mukora na n'ubu ntago ndibaza impamvu umuntu azagakorera ibihumbi 50. Erega no kujya gukorera amafaranga meza bisaba gusetinga standard, ugashyiraho boundaries, ukavuga ati njyewe nibyo ndashonje, nibyo ndi umukene, nibyo ndi mu bantu bakora neza, ariko umuntu uzaza uri munsi y'aya mafaranga ntituzavugana. Naho bano bantu ubu usanga bavu shumi ko kuri kwinjira mu gipangu cyanjye mwana, uri kwinjira mu gipangu cyanjye nyine, ariko nyine urabona uri mu kazi, uri muri interbutinga ibintu byose. Sawa nje urumva, gabanya yo nje ariko reka nkubwire, nje ndiyemera bro. Aba bantu bazarimo baravuga ngo gabanya kwiyemera, seriye ndiyemera. None yibaze ntiyemeye mu kazi nzi gukora neza kurenza kandi nakwiyemera hehe? Muri football yaratunaniye, ntazi no nyine ibaze aka kazi dukora k'urwenya ka content creation ntakiyemeyemo ngo ngakoremo udukoryo nkerekanemo byinshi nshoboye ngacemo n'amafaranga afatika, ntiyemeye mwaka kazi nakwiyemera mukaye tuganire. Ubwiyemezi bwanjye buntandukanya namwe mwese mwaje mwibi bintu mubintanzemo, ariko aka kanya nkaba ndimo ndabakorana nabarushije akazi keza, mwakoze akazi keza kenshi cyane ariko ka makeya. Turi mu Rwanda, turi mu rwego umuntu umukiraza agashyira company hano, yarangiza akavuga ngo arashaka aba content creator bo gukora, aba content creator bakaza, hakaba nabaza bakavuga ngo reka dukorere ubuntu, ngo twebwe ngo uzatumanika ku byapa. Izina ry'Imana 50% y'abantu wabonye ku byapa ni Nyarugenge, benshi babigiriyeho ubuntu, kandi benshi rega muranahura, benshi muranahura. Abantu ibya kampani mwabonye harabe zimanikisha ibyapa, ugasanga yamanise icyapa hariho umuntu. Abenshi babigiraho ubuntu ngo barashaka fame, ngo njyewe ngo nubwo wanshyira ku cyapa ngo ntuma amafaranga. Why man, ibi bintu byanyu muza nyine ikibazo nyine umuntu ibaze yuko ayicara kanabahanura mukavuga ngo ariyemera. Ibaze ko umuntu aza yarangiza akababwira ngo ndabahasenga ni mwirirwe muririmba izina ryanjye, ibihumbi 50. Aba content creator bazima bafite ibihumbi bigera mu 100 biba followinga TikTok, Instagram n'ibiki byose. Ubundi ni ibyo bihumbi bigera ku ibihumbi bijya kugera mu bihumbi 100 gute nta kintu kimwe ufite ukora mu myaka yose umaze muri content? Nyine tuganire ibi bintu nta mafaranga mwabibonyemo. Sajimana aba bantu nyine ngo njyewe ngo ntago ndi bumuhende, ngo ntago ndi bumuhende, ngo ngatanshika. Henda umuntu amenye yuko ibi bintu bivunana. Aya masaha umuntu bita Janti yakoreye ntago aryamye, kandi ibaze nyine aya masaha Janti ntago aryamye, ubahara ari gutekereza ikintu azaheje abanyarwanda ngo baseke. Ariko nanone izi mbaraga ze yataye mwibi bintu ataryama, niwe wa mbere uri kuzipfusha ubusa agakorera ibihumbi 50. Ibi bintu mwabijemo mubikunda cyangwa ibintu mwabijemo hari n'abantu baba bashaka kwiyamamarira gusa? Content creator amaze imyaka 35 mwibi bintu n'ukuri kw'Imana. Reka imodoka, hari perime mugira? Bwende imodoka irahenda. Mwaba content creator hari n'umwe ufite perime muri mwese? Na perime se nayo irahenda. Ibintu by'imodoka reka tubyihorere, ntago ari bya buri wese, ibi ntago ari by'abanyantege. Muri mwese byibuze ari mwe ufite perime. Okay, ibyo ntaribi.
ufite agapasiporo se byibuze umuntu agukeneye wenda ahantu runaka wenda nko mu Burundi muri Kongo hano hafi cyangwa akavuga ati njyewe mfite akarora hanga byibuze mufite pasiporo nyine ibaze kuri umu content creator umaze imyaka 3 mu Ruganda nta pasiporo unagira nyine content nyine rimwe na rimwe tunananiza n'ubuyobozi bwacu pe rimwe na rimwe hari je nsanga n'ubuyobozi bwacu ariko tunabunaniza nyine nukuri kw'Imana content creation yo mu Rwanda iri kuganaye nyine iyi content abantu bajyamo bakamara imyaka 5 6 batabivamo ngo tumenye ko bajya mu Titana mwabaye iki mwana kuki content creation murimo mugomeje kwigaragaza nabi hari n'abantu bari muri content creation nimba mvuga mba numva ntavuga ko nkora umwuga umwe nabo kandi nzakora uko nshoboye kose nitandukanye nizi nkora busa nzakora uko nshoboye kose nitandukanye ibi bintu niba mutabiha agaciro twebwe tubiha agaciro tuzi ukuntu bino bintu bigo twebwe tubiha agaciro ibi bintu niba mubifata nk'umwanda twebwe byaduhinduriye ubuzima
ibi bintu byatumye ababyeyi bacu barya bararyama, byatumye ababyeyi bacu babona ko twavamo abagabo, ibi bintu byatumye igihugu kitwizera, ibintu byatumye imibiri yacu ikura turabyibuha, ibintu byatumye dukora ama business aduha amafaranga. Ntago mba numva uburyo umuntu aza akagukorera ibihumbi senkani none batabimuhaye na mbere. Yabi content creation inkura busa yose ijya muri content creation. Urumva umuntu wese wifitiye amafaranga ye wishakira kwamamara ngajya muri content creation. None mu gihe runo ruganda rukirimo abantu bishakira kwamamara byonyine gusa, ari umuntu ushaka kwamamara gusa byonyine tu, mu gihe ndi gutekereza ngo buri muforo w'umwe winjiye kuri account yanjye mbari igiceri byibuze cy'10 cy'amanyarwanda. Buri muforowa wese ukanze foro kuri account yanjye nje ntakubeshye mba ndi kubara amafaranga. I swear to God. Niyo nkoze video nkabona abantu niba cyabayibonye ndababara cyane cyane ko mba mvuga nti ngomba kuguma nereka abantu ko ibi bintu nkiri mu bantu babishoboye. Urumva? Kandi nubwo babyanga, niba nkoze video ikagira views 1000 wenda umunsi wose, ubwo ndakora video 100, ubwo ngira ibihumbi 100. Ntago bishobora ko ntago nyine numva uburyo ibintu mwebwe mu bifata gutyo tu. Nigga, you are taking this shit for granted. Why? This nigga. Content creation ibana niba ndayivamo kuko nyine hakirimo abantu bakorera ibihumbi 50 content creation dushatse twanayivamo. No kandi wasanga 50% bya content creation bya content creator bo mu Rwanda bose bakoze video bakeza uriya muntu kandi bose yabahaye senkani. Ibaze noneho kimwe cya kabiri cy'aba content creator bo mu Rwanda niwe wari gukorera senkani ibihumbi senkani rimwe kabiri senkani. Essence igeze kurangaye. Essence ubu ngubu ushyizemo senkani mu modoka nturi kurenza litiro 15. Litiro 15 se zagera Muhanga. Uko bukene uko bwije essence iri kuzamuka, bivuze ngo n'ibiciro ku isoko biri kuzamuka, ibintu byahenze. Wowe ni wowe uri aho ngaho uri cheap bari ese niyo byaba 200 reka nicare none mvuge ko yabahaye 200. Ayo 200 bari barimo ayo 200 yari company, yari business runaka, yari promotion yatanze mu bintu byo kwamamaza. Uwo muntu nyine 200 ngambwe 200 yo gukora iki? Ngo kuvuga izina ry'umuntu n'izina ry'Imana. Uciye kuri buri kantu ati Kanombe ukavuga ati buri kantu ati nkaguhijana, nibyo waburi kwamamaza business yanjye. Izina ry'umuntu nyine ibyo bintu ni mu bivuga muzi ari bubikoresha iki? Mwicaye muvuga izina ry'umuntu, igihugu cyose aba content creator bari kuvuga izina ry'umuntu. Essence yahenze ntimurimo muragenda munashishikariza abantu kwigendera kuri moto z'amashanyarazi byibuze. U Rwanda essence tuzajya mu bihugu biyibura cyangwa se shortage ya essence igabanuke, byibuze abantu batangire kumva ko kugenda mu modoka rusange ari ibintu wenda bishobora kuzatuma u Rwanda rutabura essence. Byibuze ibikorwa by'ingenzi bikenera essence cyangwa amazutu bigumye bigendereye izi mbangukira gutabara za ambulance. Kugira ngo ushishikarize abanyarwanda ko bakwigendera mu modoka z'amashanyarazi n'ibiki byose, uri kuvuga izina ry'umuntu tu. Ibintu ntibiri busetse ariko nanone nta n'ikintu biri buguhindure mu buzima. Aba ni guna bahaye 5 babikorera. Aba baniga izina ry'Imana n'abahaye 5 babikorera. Man, content creation yo mu Rwanda nuko se byagenze mwana. Ngo njewe ngibi bintu nkora ni imiyaga, ngo njewe ngo nubwo wazana 5 nabikorera.
abo niga bazi ubwenge baje, ariko nyine muzajya abantu bazi ubwenge rega mwibi bintu zabareba ubamenye. Nukuri pe abanyabwenge bibi bintu. Nje n'aba content creator batanazi ubwenge mba mbona batazi nibyo barimo. Ntushobora no kumbona ngendana nabo n'iminota 2. No. Urumva? Nje nzicara nganire na Karabuto nuri kunyereka CK wayisi hariya, ndavuga ni uyu n'umuntu waje mwibi bintu abimazemo igihe, yaguze akamodoka kagashyira hariya, agura akagare kagashyira hariya, kora ka restaurant kagashyira hariya. Ni umuntu amaze kumenya ko femu yonyine itagutunga akayibyaza n'amafaranga. Karabuto nahantu hari ndamwubaha, ebana yo muri ruhande numva buri jambo ryose avuze nkarifata nk'amasomo nubwo yarivuga seka, nubwo yarivuga yarishyizemo ubuntu bw'ububurage. Ijambo rya Karabuto nindyumva neza kabiri. Hari n'abapete hano babara man, uzi ko hano hari umukobwa, n'umukobwa acuruza amavuta, n'umucontent creator w'umukobwa acuruza amavuta. Shumi ubanza atarajyana n'ibihumbi 100 by'abantu bamufollowinga, bamwita niba ari Ririnde. Rekana namuvuge n'umwana mwiza, tujya duhura turaganira, n'umwana mwiza. Urumva? N'umukobwa umwe ntago ushobora kumubona mwizi purapu z'aba bakobwa birirwa bari mu kabari, ukabona muri buri kirahure cya buri kabari cyangwa muri buri dushe ya buri kabari kose ayirimo yifotoza. Ni umukobwa uri pose, uri bize wishakira ibiceri, afite akazi ko kwicururiza amavuta. Abafollowers be bakeya babyaza umusaruro, akababwira uburyo acuruza amavuta ya downtown. Ni umukobwa waje mw'ibintu bya content creation akabiha agaciro. Ntushobora kumubona n'izi ndaye kandi ni mwiza. Hari abantu benshi cyane hano baba banyinspira, si ngombwa ngo wenda ngo mbe mvuga ngo ba Karabuto bafite icyo bandusha. Hari nabo nshobora kuba mfite icyo ndusha, ariko ndeba nkavuga ati man uyu muntu afite akazoza. Uyu mukobwa ucuruza amavuta bamwita Ririnde, munyandikire muri comment, umuhanga cyane. Ariko abakobwa b'i Kigali abakigira abafollowers 2, ebana ukajya kumubona ukabona hari n'utubari njya numva nje ntago mba natugeramo, ariko ugasanga umukobwa ifoto ari mu kirahure cyo muri toilette. Mwene abo bose ubona muzibari indaya, izina ry'Imana. Uzababona hari akabari, usanga hari akabari ko muri Kigali niba bakita guki ntago nkazi, haba hari ikintu bicaraho inyuma handitseho ibinyuguti. Wow, nirira umuhoza. Hari akabari k'i Kigali kaba buri nshinzi yose y'i Kigali yose ubusanga nyine kuri platform ze, nyine ugasanga kuri Instagram ye, kuri TikTok yiriho abantu 5,000 yakaba ya posting ababwira ati iyi ni tiro nibigura ni na 500 uyishaka uyigure. Njewe amahirwe macengiza yo kukubona nk'umuntu wagiye kumbuga nkoranyambaga nkabona ifoto yawe ya mbere uri mu kirahure cyo mu kabari, mwabaye iki? Nkabona ifoto yawe ya mbere uri ahantu mu gatwarete mu kabari, hirya inyuma utura tubari twose twamaze kubisesemi. Urumva? Nyine bira bintu turabibona man, ibaze ko ifoto yawe uri mu kabari narayibonye. Urumva? Ibaze none yuba wapostinze byibuze n'urukweto rumwe ukavuga ati runo rukweto rugura ya mafaranga yangaye, sinari burukubaze siyo mba nduwurukeneye. Ariko ikintu cya mbere wakoze ni ifoto uri mu kabari wahenereje n'ibiki. Man, uyu mukobwa bita Riri umuhoza njewe ndamufana, ndanamukundira muntu nanamugira n'umugore njewe. Nje mbona navuze ngo sinakuna n'umukobwa kuri social media, ariko uriya mukobwa ni mwiza, izi makuberi zose nta numwe umurusha ubwiza. Urumva? Kandi none ubu bari mwirirwa mwifotorezamo amafoto muri aho ngaho mwahenereje mu birahure n'amacupa y'inzoga mutabasha kwigurira. Nta bugeramo kandi nta umurusha amafaranga. Yafashe content creation ayihuza na business, ubu yibonera ibiceri byari pose. Ntiwamubona mwizi show z'inkunda rubyino. None ku kimwebwe umufora wa mbere mugize ari ukumwereka foto zo mu kabari, uri kwihindukiza urahuri gukora ubugoryi. Abandi b'abagabo b'abahungu bakabaye bagira ubwenge kugira ngo bagire business nimwe bafungura ku mafaranga make cyane. Man, ntago ubungu bigisaba yuko umuntu aba afite shop. Umuntu araza akavuga ngo ncuruza imyenda kandi akayicururiza mu rugi we. Hari umwana bita Festo nta shop agira acururiza iwe. Ntago afite buryo akora ibi bintu agacuruza imyenda.
hari n'undi muniga ufite urunyinya runini byahatari uretse ko bajya bavuga we ngaranasikama ariko byibuza sikama akora. Hari undi muniga ufite urunyinya rwinshi ucururiza mu kageto ke ufite urunyinya n'ibidirede ujye ukunda kurya amafaranga y'abantu ngacuruza amajojing. Urumva bajya bambwira ngo burayamuha akayarya akigendera. Urumva abo nta bana bajyageje gufata imbuga nkoranyambaga bazibyaza amafaranga. Ku kimwebwe muzitesha agaciro mukazishyiraho ibitakaragasi. Ifoto zanyu nizo none yo mbonye umukobwa wifotoreje ifoto mu kirahure cya toilette yo mu kabari. Nabaza bakavuga ati ni toilette yo mwaka kabara kangaka. Turatuzi tuno tubari turatuzi. Ndavuga ni nk'uyu mukobwa byibuziyo avuga ati no wigi nambaye ndi mwaka kabari nayikuye ahanga mugende muyigure. Ubwenge se muramufite? Ubwo bwenge se murabufite? Aba bantu no kubahanura sinabishobora. Baso nabanyoko mwarabananiye. Ubuse ninge wazugina ubuse naza mbabwira iki? Ariko byibuze njemba nshaka njewe ibyo bintu iyo bikoze uri umukobwa ngenda avuga ni it's okay. Ndavuga ni njewe it's okay nta kintu bintwaye. Ariko kubona umuhungu imyaka 5 muri content creation nta kintu na kimwe wimariye. Impamvu utakimariye ni iyihe? Wakoreye makeya nawe ukorera yo kuramuka. Ubundi tara igomba iyo umuntu afite tara Imana yagize